Hello guys, welcome again to Prime Show 250. Nagarutse nanone ni Leonce wanyu. Narimba kumbuye pe. Ese ibintu byo kuzaza muragiza pfuka ndabakumbuye no kuri noneho. Mbamenye ngo bari ubwa nyuma no kwikosora. Menye ngo bari ubwa nyuma si zasubira. Ubu najenje pe, najenje. So, harakandi kantu numvaga yuko nyine twakorana family and friends, numvaga yuko twakorana kintu zakajyanye na lipstick. Uburyo nyine wasiga umunwa wawe, your lips, uburyo wasiga your lips well. So kuko hari abantu bamenyereye kuba basiga aka lip gloss konyine. So the lip gloss I think is this ones. Aka lip gloss. So aka kanje nyine naka vaseline. Haraba bafite nyine utu lip gloss nyine tugize tuhagaze iki. Ako nyine murabona ngewe nakangaka kaka vaseline nkoresha kumunwa, ariko nyine please murabona nyine yuko nako kashize. So make for me subscribe kugira ngo njye mba mfite n'utuntu nyine twiza nyine dusobanutse. Ariko nabwo nibitubuza yuko turaza gukora kandi biraza kuza kuba bisa neza. Ku muntu wese nyine ufite ikintu cyohereje nyine aza gukora, ndagira ngo mbereke materials zanjye ngiye gukoresha. Ngiye gukoresha kano ka lip gloss, nkoreshe iyi lipstick ya na ka rouge bordeaux ariko nyine kagapopo nyine ukuntu, ariko nyine nako what umva. Okay, this ones ako murabona nyine ukuntu gasa nyine gasanzwe tu, atari ibintu nyine birenze kanga karaboneka. Ariko hari nakandi kantu, hari nakandi ka lipstick gasa icyatsi, noneho ko nyine gasa icyatsi, ariko nyine yukisize nyine kala it change, kara kantu narakundaga. So abantu nyine bajya bakabona mugena ko mugakoresha nyine ka changing ama lips neza byata, nako karakoreshwa neza cyane. So even I will use my eyebrow pencil, ariyo bita nyine tiro, ndakoresha ya black. Munaza kuza kubona ukuntu birabe bisa neza. I think n'ikindi kintu kindi ndi bunakoresha. So let's go, we start. Urumva ko n'utuntu twoje noneho ibi bintu nyine wazaza nyine usoko usa neza ku buryo nyine umuntu abona nyine kanoza makeup yawe nyine isobanutse. Noneho ngewe ari ukuntu njya nkunda kubikora kenshi iyo nakoze ibi babyita ibitsike, si ibingibi biti bitsike ibingibi babyita ibitsike, izingizi bakazita ingoyi, simbizi nyine, ako nkunda kumva abantu babyita nyine ibitsike. Iyo ntabisize nkunda nyine kuba lips zanjye nyine zisobanutse nyine zisa neza. So ngiye kubanza tiro. Hari abantu bakunda kubanza nuza lip gloss, ariko ntago tiro nyine ikunda kugaragara iyo uyibanjije. So uba ugomba kubanza kuri tiro kubera ko umunwa uba utose neza. Twagiye urabizi nyine ukuntu nuza tiro uyisiga nyine uba ugomba, kuko aka kantu twese turakagira akangaka. Rero akangaka niko nyine gaforuma umutima. So uba ugomba kusiga nk'umutima, ukayizana ukahuza hano ukongera ukakagarura. Rero abantu mutize kushushanya muri primary mufite ibibazo. So ni gutya nyine ubu nashushanyije kandi buri rero ukuntu dusa neza, akangaka nagahinga mu ishuri. Ariko it's looking nicely. So ikindi turi bugeho, ndahita njya kuri ya lipstick yanjye.
iyi ngiyi abantu ntago ntimukajye mukazamura kose nyine kugira ngo kadacika, mujye muyimanura cyane. So nyizane nanjye nayo nyisige hagati hagati My son is laughing at me, please don't. Mungu wanjye aba yumiwe, ni ukuri ndakurahiye. So murabibona ute? Ntago usigaho kenshi kuko urabibona nyine biri clear ukuntu. Nyabonye yakuntu bino bintu bisa neza, please. None ibaze naranarangiza. So then after I take my lip gloss, nifate sha umva, ariko umva nukuri mu making subscribe kugira ngo mbe mfite mitiyo zisobanutse. Aka n'izi zirankorera to, nizera ko nkorera iyo nisize nkasaka mu rugo abantu bambwira ati you are looking nice. Aka gatuma bishayininga. Ntugahanagura ku ruhande neza. So how is my lip? Ngaho murebe ukuntu bisa neza. Ngiye murebe ukuntu bisa neza. I'm looking nice. Mfite some many kinds of gusiga nyine inuza gusiga amalipu byinshi cyane. Ubu ngubu nahita nyihanagura nkavuga ati reka mbereke n'indi ya kabiri, kandi ko nakamenyeje ubundi ariko nyine nabonye kaba gasa neza cyane. Where is a wiper? Give me a wiper. Give me that wiper. Thank you. Reka noneho mwayibonye nyine ko reba kunisa. Uyu munsi ninjye nawe kumina. So reka nayo nyihanagure noneho mbereke akandi kantu nabonye keza cyane. Izi ni ni ukuntu wakisiga nyine your lips bitakugombeye ngo ujye no gukora ibitsike byawe. Mujye munansaba muri comment, please mujye munansaba ibyo mushaka ko mbereka. Reka noneho mbereke n'akandi. Urabona ko yindi ndayihanaguye, ndashaka kubereka another kind nabonye kaba gasa neza, nako nabonye ukuntu kaba gakeye. Reba kano. Abantu mutashushanyije muri primeri ndabakomeje. Bakabonye it's very very nice. Narangiza mwabonye ko nuza ntago nigeze nsiga hasi. Then you take your lip gloss. Shadow karashize. Please make a subscribe, please. Make for me subscribe. You share with all your friends, please. You share with all your friends kugira ngo nanjye mbe umusitari bare ku mafaranga. Amadolari nako make kwimanuza. Murakabona ute? Akantu nako muri kubona kadakeye, njye naragakunze cyane. Aka kantu nkunda gusohoka nyine nyisize nkabona nako karasa neza. So guys, ubutaha nabwo tuzata nyine dukora inuza, ninza kubona another time nyine yinuza. Ndashaka ko nzaza nshishamo rimwe dukore ikiganiro ku buzima bwacu ko tugomba kwitwara, noneho ubundi nabwo bakorere vlog
nayo zirakeneye mugiye kujya muzibona noneho another time mpite mbakora n'aka makeup mbigisha nyine uburyo twaza dukora aka makeup kari simple kari quiet. So please make for me subscribe, make for me share, make for me you write some comments, mukore comments mumbwira ibyo mushaka ko nzaza mbakorera, nzaza mbikora ku bwanyu. Kandi murakoze cyane gukomeza kunkurikirana, murakoze cyane gukomeza kunyereka ko munyitayeho. Bamwe bambwira ati se kutari kudusohorera kuki utari gukora. So please nisubiyeho ngiye kujya nkora. Mugenzi wanjye ntago ari kuboneka ariko ngiyewe I don't have to be even me. Hada nuko nyine kubura nyine I will never again quit. Bavuga nyine quitting ntago nzongera. So please make for me subscribe, share to your friends and they make subscribe. Thank you. Ciao ciao.